tariki 31 Mutarama 2017, tariki 31 Mutarama 2025. Imyaka 8 irashize korali de Gloria Dei ishinzwe n'urubyiruko ivutse muri Paruwasi Katedrali ya Cyangugu. Kuri uyu munsi mukuru wa Mutagatifu Yohani Bosco yiragije ariwo yahimbaje isabukuru y'imyaka 8 ishinzwe, abagize iyi korali bahamya ko muri iyi myaka 8 ishize bishimira ko batangiye ari urubyiruko, abenshi bakaba barashinze ingo, bityo bagashimira Imana yabafashije korali de Gloria Dei ikabaho kandi ikaguka nk'uko byasobanuwe na Jarike Uwimana, perezida wayo, mu kiganiro yagiranye na Radio Maria Rwanda. Turashimira Imana ko yatubaye hafi ikadufasha, korali ikabaho igakura ikaguka. Mu bikorwa by'ingenzi rero twishimira muri imyaka 8, icyambere nuko abantu twatangiye turi urubyiruko twakuze tugashinga ingo kandi za gikristo zishingiye ku mahame ya kiliziya. Ikindi twishimira ni ibikorwa bitandukanye bigirira abakristo akamaro. Birumvikana nyine nkuko nabivuze ko ari korali dufasha abakristo guhimbaza igitambo cya misa binyuze mu ndirimbo. Hari kandi n'ibindi bikorwa by'urukundo tugenda dukora bitandukanye, byibuza inshuro 2 mu mwaka tugemurira abarwayi batagira kigemurira mu bitaro bitandukanye, cyane cyane bya Gihundwe. Usibye kubagemurira tubagezaho amafunguro ndetse n'ibikoresho by'isuku n'imyambaro, dukora ibikorwa bijyanye no gufasha abatishoboye, harimo kubakira inzu, dushyira ubushobozi hamwe, hanyuma tugakoresha n'imbaraga zacu z'umubiri, tugahoma, tugashaka ibiti, tukubaka ku buryo ki abakristo bacu dufite b'amikoro makeya tubafasha bakabona aho kuba. Donc imbaraga zacu nk'abajene, nk'abantu bakiri bato, twifuza ko zagirira abandi akamaro. Uyu munsi rero duhimbazaho isabukuru yacu, mbonera no kubamenyesha. Jarike Uwimana akomeza asobanura icyerekezo cya korali de Gloria Dei. Ubona ko ari korali ishyitse, ishyigutse, ifite morale kandi mu buryo bufitiye abandi akamaro. Icyerekezo rero nk'uko mwari mubimbajije, abantu bangana dutyo ntabwo twabaho tudafite icyerekezo. Dufite byinshi duteganya gukora mu bihe biri imbere. Urugero, hari igikorwa dufite gisa n'ikiremereye, gifite imbaraga nyinshi. Hari igikorwa tumaze iminsi nk'amezi 2 dutangiye gutegura, igikorwa cyo kubakira umuryango w'umwe mu baririmbyi bacu batishoboye. Nkuko nabivuze, dukora ibikorwa by'urukundo, harimo no kubaka amazu. Ubu rero uyu mwaka twararebye dusanga hari umuririmbyi wacu uba ahantu hatadushimishije, dufata icyemezo cy'uko dukusanya ubushobozi nka korali. Ubu tugeze mu 600, hanyuma turacyakusanya kugira ngo turebe ko twabasha kubona ubushobozi butuma twubaka inzu guhera hasi, tukayihoma, tukayisakara, ndetse binatubereye byiza twakoresha brokesima, kuko ngira ngo iyo ni imwe mu mpamvu yatumye uyu mushinga wacu usa n'ugenda gake. Twifuje ko twakoresha brokesima, twakubaka nyine inzu igezweho ku buryo ki umuririmbyi wacu azajya ataha ahantu heza. Ku ruhande rwa Padiri Silas Bikorimana ushinzwe komisiyo y'urubyiruko n'abana muri Paruwasi Katedrali ya Cyangugu, mu kiganiro yagiranye na Radio Maria Rwanda, yasobanuye umusanzu n'uruhare iyi korali de Gloria Dei yagize mu iyogezabutumwa ry'abana n'urubyiruko muri Paruwasi Katedrali ya Cyangugu no muri diocese muri rusange. Iyo korali rero kwa kweri y'urubyiruko rwose yabaye igisubizo gikomeye muri umujyi wa Kamembe, ku buryo umujene wese uje muri no paruwasi umukristo umva ushaka gusenga akaba ari yajyamo, uje wese ari muto akaba ari yajyamo. Mu gihe mva adashaka kujya muri korali y'abakuru agatajya muri iyo korali y'urubyiruko. Yareze abajene benshi cyane, ibatoza nyine bagirana ibihe byiza bikomeye. Bakunze rero no kujya bakora ibikorwa by'urukundo binyuranye, bakubakira abantu. Icyo gihe abajene bakababonye
uburyo bwo gukora ibikorwa by'urukundo wenda batari babyifitemo, ariko kubera ko bikozwe na korali bakabikorera hamwe, bagasurana abarwayi bakabafasha, abagiye gushyingirwa bakabafasha, bakababa hafi. Bagiye bakora ibikorwa by'urukundo byinshi, bakubakira abantu amazu, bakajya guhingira abantu bafite ibibazo bikomeye, cyangwa se imiryango y'abakene, cyangwa se abarwayi abatishoboye, bakabafasha uburyo bwose bushoboka. Yagize rero uruhare rukomeye. Abajene barimo ugasanga nibo bayobora urubyiruko n'ubundi muri diyoseze, muri paruwase, ugasanga rwose ibikorwa bakora byazamuye abandi. Si bo bonyine, n'izindi korali ziri mu yandi masantrari, nuko bano bari muri santrari ya Gihundwe na Burunga ziri mu mujyi, ariko n'izindi santrari nazo zigiye zifite n'amakorali y'urubyiruko, ariko iyi ngiyi yagize ibigwi cyane bikomeye. Iyi korali de Gloria Dei yizihije isabukuru y'imyaka 8 imaze ivutse. Ikorera ubutumwa muri Paruwasi Katedrali ya Cyangugu. Yashinzwe kwa 31 Mutarama 2017, ishingwa na Padiri Uwingabire Emmanuel afatanyije na Musenyeri Nyasi Kabera, igisonga cy'umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Cyangugu. Icyo gihe wari Padiri mukuru wa Paruwasi Katedrali ya Cyangugu. Hari nyuma yo kubona ko urubyiruko rutakigaragara cyane mu kiliziya. Kuva ubwo iyi korali de Gloria Dei igizwe n'urubyiruko yashyigikiwe cyane n'inzego za diocese, kuko nyuma y'amezi 3 ivutse, nyiricyubahiro Musenyeri Jean Damascene Bimenyimana kwa 31 Werurwe 2017 yasomye misa ya mbere y'ihuriro ry'urubyiruko yari yabereye muri Paruwasi ya Ntendezi. Abwira urwo rubyiruko ko ahaye umugisha korali de Gloria Dei, kandi ko n'imirimo y'urubyiruko ihawe umugisha kuva ubwo. Theophile Ngendahimana, Radio Maria Rwanda, muri Diocese ya Cyangugu.